Amahoro amahoro nshuti zanjye mumeze neza nizere ko muri amahoro muri byose mutima mukora mu mirimo yanyu ya buri munsi mu buzima bwanyu n'abanyu nizere ko muhumeka amahoro nanjye ndaho ndashima Imana murabizi mpora mbakumbuye n'inshuti zanjye babandi duhorana babandi banshyigikira ni ukuri ndabakunda murabizi iminsi rero yariciyeho ariko mva ndi kurwana kugira ngo uby'urukumbuzi bishire ahubwo duhorane sibyo duhorane mumbe hafi mbabe hafi ikindi tube close muri byose kugira ngo turusheho kuzamuka reka nshimire by'umwihariko abantu mwakanze subscribe abantu mubona iyi video mugahita muyisharinga n'ukuri umva Imana ibahimigisha cyangwa mukayishyira ku status yanyu Imana ibahimigisha abantu muhora muharanira kugira ngo tuzamuke kandi nawe ureba iyi video I beg kuri ufata itafari ryawe udutenga mu bitugu then ugira ikintu ukora ntuyirebe gusa ngo tuze sibyo usharinge ushyire kuri status yawe ya WhatsApp se cyangwa niba ari message nziza hari ubona ikwiriye uyimushyikirize turusheho kuzamuka ntitugume kuri za views kuri subscribe badahinduka duhore dutera intambwe rero iyo mwijuru baho umugisha gusirenze ku bindi purpose yacu nuko tugira ahantu tuva tugira ahantu tugera kuko dushobora kuzamuka cyane ariko bidafitiye ubuzima bwacu akamaro muri twe mu mico yacu ugasanga duhorana tufite imico mibi idahinduka kandi tuba tugira ngo dusukure kugira ngo tutagira abo tubangamira uhore wishimye mpore nishimye utanga amahoro ntanga yandi kugira ngo tutagira abo tubangamira twishimire kuba twabona umusaruro w'iby'isi nyamara dutakaze kuba twazabona ijoro nta kintu byaba bimaze rero gahunda yacu no kujya twishimirwe n'Imana ikirenze kuri ibyo n'abacu abana bacu abato bacu ndetse n'abakuru bacu duhore tunezerewe Uwiteka bihererwa icyubahiro kubera ko duhora duciye bugufi kugira ngo tumwubahishe icyubahiro kiganze kuri we ndabashimiye rero muri rusange uyu munsi I know ko ufite amatsiko nshuti yanjye yitangira kuvuga ati se uyu munsi tugiye kuganira iki nanjye menya afite n'ingomba mbizi ariko mba nibaza inshuti yanjye umuntu ugiye kundeba arabyumva ate arabifiringa ate turabisharinga gute turabyumvikanaho gute nyine ukuntu uri buze ko uri kuryoherwa mba mbifite amatsiko ukuntu uri kundeba umeze rero nta kindi ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza kwisangamo turi benshi abana bacu urubyiruko rwacu rukuze bisangamo ababyeyi bacu barisangamo umuntu wese araza kwisangamo kubera ko ushobora kuba uri umubyeyi nibyo koko wenda ari iby'urubyiruko ariko umwana wawe ukazabona ukuntu umufasha rero biragusaba kugira ngo mbikurikirane kugira ngo umwana wanjye nzabone uko muganiriza cyangwa nizo wawe nawe uganiriza uwanjye hama tubeho twishimye tunezerewe mu mico myiza kandi mizima ishimwa n'Imana rero uyu munsi dufitiye message urubyiruko rukuze aba bitegura gushaka hari inzira twaragiye tunyuramo nabo baba bari kunyuramo noneho muri kino gihe tubona urubyiruko rwacu rudashaka gushaka abana bacu bazashaka ntibazashaka bari gutinya ngo bimeze bite ni ukwikundira ambiance ni iki kiri kujya mbere twe tutazi muri bo nyamara mu by'ukuri barashaka gukora umuryango nabo barashaka kuzamuka barashaka kunguka barashaka gufata indi ntambwe ndende ariko baracyafite ihungabana bagenda bahura nabyo ibyo bagenda bumva bikabakanga se rero ndagira ngo dufatanyirize hamwe kubafasha kugira ngo dusenyere umugozi umwe nabo bagira ibintu batambuka bagira ibintu batinyuka rero urubyiruko rwacu ibyo mucamo ibyo ari byo byose ntabwo muri aba mbere nta nubwo muri aba nyuma ahubwo bisaba inama no kumva ko ibintu byose utakwigira ngo bishobore cyangwa wumve ko wowe nyine wabigeraho wenyine no
ntabwo byakunda bisaba kugira ngo ugire abo wegera bakugira inama, biragufasha mu rugendo rwawe rwose. Hama rero hari amatopiki ngenda nshiraho, yaba urubyiruko rwacu muri rusange, aho waba usengera hose, even nubwo waba ukibereye muri ambiance yo gusenga utabikozwa, ariko hari urugendo utasimbuka, hari etape utasimbuka udahuye nayo. Rero rimwe na rimwe ikaba imbogamizi ku muntu muri urwo rugendo, kugira ngo umuntu abone umuntu wo kwizerwa no kwiringira, kumva ko uyu muntu koko ni uw'urugendo rwanjye rw'ubuzima, aho tugomba gufatanya ni hagari. Ese koko uyu ni uwo kwizerwa? Ejo ukamwizera ukabona undi munsi aragutengushye, uyu munsi ukamubona nk'udasanzwe, ejo ukabona arasanzwe ni nk'abandi, ahubwo rero afite ubundi bucakura, ibintu byinshi cyane. Rero ibyo ni imbogamizi abana bari guhura nazo, ariko mu buzima bwawe, akantu kamwe nshaka ko tuganira, ubuzima bwawe hari ibyo wateguye ku muntu wumva ushaka ko muzabana. Even niba uri umukobwa ufite ibintu runaka wagiye, urutonde wagiye ukora ku muhungu wumva ukeneye ku buzima, uko wumva ahazaba ateye, uko wumva azaba ameze, ni wowe umuzi. Hazaba ari igikara, hazaba ari inzobe se, hazaba ari umuhungu ufite ubwenge se, physically asa neza se, azaba ari umuhungu ufite ubutunzi, I don't know, ni wowe ubizi ku giti cyawe. Even n'umuhungu ashobora kuvuga ati ndashaka umukobwa uteye gutya, umwamikazi mwiza, uteye neza muri byose, ubwenge ari furu, ibintu byose bitewe n'uko we wifuza n'ibyo ushaka ku buzima bw'urugo rwawe. Hama ariko ibyo byose bihuriza ku kintu kimwe, uwo wifuza ntabwo uba uzi uwo Imana yaguteganyirije. Rero hari igihe uhura n'umwe muri abo bantu, ariko ugasanga physically niba waravuze ngo uyu muntu nubwo yaba ari mwiza gute, ariko ni urugero, ariko atari umuntu uca bugufi, ni urugero, ntabwo namushaka, ari umuntu uvugira hejuru ugira gute, ugahura na wa muntu mwiza wawe wifuza ku rwego wifuzamo, ariko avuga ukumva amabati arakanyaganye, ukumva wapi ntabwo mukeneye. So tugahura na wa muntu wuje guca bugufi uko ubyifuza, ariko physically ibyo ushaka ntabyo afite, ukavuga ati oya. Cyangwa ukahura na wa muntu wugize bya bindi byose, kubona ntabwo ari uwo kwizerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose bibaho, ariko ndagira mbibutse ikintu kimwe, mu buzima bwawe bwo gushaka, iyo usenze Imana ukagira ibyo ushyira imbere, ukagira ibyo uyisaba, uko byagenda kose Imana irabiguha. Imana iba mu ruhande rwawe. Rero menya icy'ingenzi icyo ukeneye ku muntu wo kubana, menya icy'ingenzi ukeneye ku muntu mugomba kubana, aba ari cyo ukurikiza. Kandi wishaka kumva ko uwo wabona yuje bya bindi byose, ntabwo ariko uzamubona wuje ibyo bindi byose wifuza. Hari abantu bavuga ngo nagize Imana, ibyo nifuzaga ngo byose barabyujuje. Oya, buriya hari babibura, ariko hari ibyo ibona by'ingenzi byo kwihanganira, n'ibindi uvuga ngo nzamufasha kuri ibi ngibi tuzagenda tubikosora, ibi ndabona byashire yabikosora. Niba ubona ko hari ibintu byo gukosoreka, wicika intege, mufashe. Ubona afite iby'ingenzi, afite discipline, afite mu mutwe ubwenge bw'ibyo wifuza, cyangwa ibyo wabona ushaka gukora mu buzima bwawe, hari ibyo kunganiramo, hari ibyo afite ubumenyi, nyine ukabona hari iterambere mufitanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reba ibyo ushaka kwihanganira, mwakosora gahoro gahoro, uko uri kumwe n'umuntu uko umukunda birakosoka, ariko ugomba gufosinga kuri bya bindi byose wifuza, ntabwo uzabibona rubyiruko. Biragoye, ntabwo bivuze ngo wenda hari amahirwe ajya abaho ntibiboneke, ntabwo mbizi, ariko 99% ntabwo ubona ibintu biri furu kuri wa muntu kuri byose wifuza. Gusa ukunda ku by'ingenzi, kandi ubuzima bw'ejo ari igihe bugenda neza. Ikindi cya kabiri, hari igihe wita ku muntu, tuvuge uramubonye noneho mwinjiye muri relationship, hari igihe wita kuri wa muntu muri mind yiwe, afite icyo gutekerezaho, wowe ukamukunda ariko atagukunda, ukamutakazaho byinshi, time yawe mu mutwe ndetse
uri kumva akantu kose ubonye uri kumushyira mu buzima bwawe, niba ubonye n'akantu ko kurya ukumva iyo tugasangira byari kuba bimeze neza, aka kenda ndabona kabera, ukaba wavuga ati aka kenda ndabona kabera umukunzi wanjye, ukakagura se aka gaposheti ka telefone kajya kuri telefone kasa neza, ibintu byinshi nyine ushobora kuba umutekereza isegonda ku isegonda ariko atagutekereza, aho hantu uzahatinda ariko uzababara. Niba ushobora kuba icyumweru cyarangira uhamagara umuntu we ntaguhamagare, ko wenda afite ayo mayinite cyangwa se mutemure yamuguriye, abasore nibo bakunda guhura n'ibyo bibazo cyane, ugasanga wiguriye umukobwa amayinite arangira ataguhamagaye, ahubwo akoresha mesaje ngo nkeneye amayinite, andi yashize, andi yagiye he ko batakuvugishije, yaba yagiye ngambwira, wahamenya aho yaba yagiye? Okay. Yagiye mu bandi se, yahamagaje abandi bari puresha ku mutima we, ibintu byinshi bitandukanye. Swati umuntu ntabwo ushobora gufata telefone muri kumwe wenda avuga ati niza nandike nimero wenda ari umuntu uzi guhaha, uri kubona urwikekwe, muri kumwe ari kureba hirya arumva bimuteye isoni kuba muri kumwe, ntiwamufata ikiganza n'urugero kugusuhuza, ubona hari ibintu ubona ukabona umuntu ntago ari kukwiyumvamo, wihatiriza push, no, kuko ahantu urahatinda, akanya uzahamara uhatinda ni nako kanya uzahamara uzamara mu buzima bwawe ubabajwe ugifite agahinda ka wa muntu. Umuntu ashobora irwo ni urugero kuko kuri stage zose bibaho, umukobwa ashobora kumubasha gukunda umuhungu ku rwego ari wamumenyera ayo mayinite, atari wenda sometimes atamurusha n'ayo mafaranga, yamumenyera ayo mayinite, ibintu byose ukamwitaho, ugashaka kuba mukajya guhura ukambara neza bishoboka, bya bindi byose wumva ko wamariyemo, ukavuga ati mva ibi ngibi ndumva ndifura, umuntu akubwira ngo urasa neza, urabona ari ibisanzwe, ukamwandikira message uri akakubwira ngo thank you, uri kumva nyine urabona na emotion witindaho kuko ibizavamo ntabwo wandi mukundana ari uzabigutera, ni wowe uzabikomeza gupushinga ukibabaza. Hama ku yindi point, niba ibyo byose twagiye ku ya mbere bitewe n'ibyo wifuza ku muntu mukundana ukabitindamo ubishakisha ntubibone, ikindi cya kabiri gutinda ku muntu mukiyaringa we nta akanya na gato akugiraho, nta ka gift, nta kandi uba umwereka ko ibintu byawe byose, ibitekerezo byawe byose afitemo ikibanza, ibyo bintu. Ikindi, umuntu muzajyana mu bihe by'ubuzima bw'urukundo akakumvisha ko ugomba gukunda ibyo akunda cyane kurushaho ibyo ukunda, niba ari inshuti shyira ku ruhande, niba ari abantu ari ibintu akundaga kurya akunda ibye, niba ari ibishyira ku ruhande, no, iyo ukunda umuntu nawe agukunda ibintu birikora, nagupushinga, naguhatiriza, nagubangamira undi, ubigendesha gake, iyo ukundana n'umuntu ukamenya ngo uyu muntu akunda ibirayi, akunda ibijumba, akunda iki, uko agenda abirya cyangwa hari aho muhurira mugasangira, nawe ugenda ubikunda kuko wa muntu uramukunda kandi ni iby'ukuri. Then niba se wa muntu arya inyama wowe utazirya, bigendemo gake, ntabwo uzabuza umuntu ukunda gukora ibyo akunda, kuko iyo ukunda umuntu ikintu cyose kimushimisha uramureka akagikora, hatarimo kwiyandarika, atarimo kuvuga ngo uyu muntu ngo ashaka ko turyamana kuko abikunze reka mbimuhe. Urukundo rutarimo kwiyubaha, ufite ibyo wagenze ku buzima bwawe ukavuga ati uko byagenda kose nkwiye kwitwara gutya, nkwiye kugenda gutya, ibyo bintu ukabitatiye, turaza kubivugaho gatoya. Rero umuntu wese ukunda ukabona ari kukwangisha ibyo wakundaga nta mpamvu ako kanya ahise akubwira ibi n'ibi rero simukunda, urabyemera cyangwa ntubyemera? No,
gake ni uko mugenda muba close niba ubona ibindi byose byujuje ibyo ushima, ibyo gake bizagenda biza cyangwa nawe ugira ibyo wihanganira, ubone hari ibyo wanga ariko nta mpamvu ubireke. Wowe ita kumenya ahubwo ibyo akunze, nubona ari ibitamufitiye umumaro, nubona hari ibyangiza ubuzima bwe, ubone guharanira kugenda umufasha kugira ngo abihagarike, abireke gake kandi ubimwumvisha atari ukumutota ngo njye mba nkubwira ngo nururane. Urukundo ni gake, reka amarangamutima aba ariyo ayobora ibindi byose ku ruhande, kuko iyo ukunda umuntu ukamubona ababayeho gato, umukunda by'ukuri birakubabaza, sibyo? Rero ntabwo ari ngombwa kubangama cyangwa wumve ko swati ni njye kingi, ni njye ugomba kumva ko ibintu byose ni njye ugomba kuyobora. No, relax. Ibyo nabyo bijya bishwanisha abantu kandi batagakwiye gutandukana, ko akavuga se uyu muntu uri kumbuza ibintu nituramuka tubanye sha noneho umva, akabona afite ubwoba bw'ejo hazaza muri kumwe. Ikindi, inshuti yanjye, niba ushaka kumenya umuntu, ubwo ni icya kangahe uze ko bikurikiranye, niba ushaka kumenya umuntu turi kugera ku musozo, mugomba gukomezanya ubuzima, ukumva ko uri strong, ukumva ko uri strong, uwo muntu ibyo rimwe rimwe usanga muhuriye ku tuntu runaka, ugiye kumuhamagara araguhamagaye, bishobora kutabaho wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko akenshi biraganza. Uwo muntu ugiye kumubwira ikintu akumvishe vuba. Ubundi iyo ukunda umuntu, iyo umuntu akundana n'undi, hari ibintu bitagorana, urukundo ntabwo rugorana, n'urukundo rw'ukuri ntabwo rugorana. Uba usanga uvuga ikintu akavuga ati ikintu siko nari natekereje, cyangwa akavuga ati wawu icyo kintu ni iki, cyangwa tugikosore gutya, ntabwo hazamo gupingana kugira gute, ibintu byose bari gake. Ikindi gikurikiye, akubahira abawe, akunda inshuti zawe n'izidafite ingeso nziza, kuko ntabwo abantu bose bagira inshuti zifite ingeso nziza. Hari igihe usanga bamuzi wenda we hari ibyo kwibeshya ariko atamubeshyaho. Oya, umuntu akunda inshuti z'undi akazifata nk'iziwe, ntabwo gusa hari igihe hari ibyo mutahuriraho, example ashaka kunywa inzoga wowe utazinywa, ariko nk'urubyiruko rwa gikristo, ibintu byose uba usanga harimo kwirinda no kubaha umuntu ugukunda. Ntajya ngo muhure yumve ko ari ukuryamana, muhure yumve ko mujya mu byo gusomana ibiki, ibintu byinshi birebire. Mumenye gutandukanya amarangamutima arangira n'urukundo rw'ubuzima, sibyo? Kuko umuntu ugukunda ahora yifuza ashaka ko uba akavaze keza, akarabo keza, urakumva ibintu biguhungabanya bishaka kukwanduza, ejo watwise wageze gutya, no, ntabwo bizamo. Gake ibintu bigenda utamenya ukuntu ibintu bigenze mu mahoro kandi mu mutuzo. Ikindi cya kabiri, ukumva ko uwo muntu ari ukwiye kuguhaza kuri besoin zawe, wowe nta kintu ushobora gukora. Byanditseho ko umuhungu ari ukwiye guhaza besoin z'umukobwa, yakeneye ibi, kubera iki? Niwe ukwiye kumenyera ibi, kuko niba ujyanye n'umuhungu gusangira ahantu kuri date, amafaranga waberetse mwakoresheje yose ari ukwiye kwishyura, wowe nacyo mutayagabana, wowe nacyo utakwishyura. Ibyo byose ukumva ko umuhungu udakoze ibyo, ukavuga ati umuhungu ari cheap, araciriritse, ibyo bikagusubiza inyuma wa mukobwa we. Cyangwa umuhungu, hari n'abahungu bateye ukumva ko umukobwa ari bwishyure, uwo rero ntabwo aba arimo guhuza. Kimwe nuko ku muhungu cyangwa umukobwa ashaka kubyishyura bitewe n'urukundo, bitewe ko arumva ari inshingano ze, byose akabyishyura, n'undi akumva nta kibazo, n'undi akumva nta kibazo, ni ukumwitaho. Ubundi ukuri, amarangamutima, umutimanama ubagenera ukuri. Ariko niba ubona uri ahantu uri kwisisekana udakwiriye, umuhungu yamara icyumweru ataguhamagaye, ukavuga buriya ari bize, buriya ari mu bintu byinshi, ndabizi ari mu bintu byinshi, nta message, nta ngando arimo, nta bintu byinshi, ubona ko koko bimuhugije by'ukuri, ku buryo n'abo bantu bandi bari aho ari
batemerewe telefone mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ukaba uzi ko umuntu akoresha telefone abahamagara bagira gute ntakuvugije nta message akavuga ngo hoya ngo ariko ngo hoya ngo mubireke ngo njye ndumva ngo nta kibazo, ari sure nta kibazo umukobwa bikaba gutya akakanga kuguhamagara icyumweru kigashira ikindi gataha ngo nta kibazo, hoya ndamukunda sinamureka sindi namukura he. Uri umukobwa mwiza, uri umuhungu mwiza, wishaka kwihoma ahantu, wishaka kwiseseka ahantu udakwirwa, wishaka kwihoma ahantu hatagukeneye. Banza ugenzure uwawe yaje ntabwo bigorana, wishaka kwishyira mu rugo uzababaramo imyaka n'imyaka. Banza ugenzure witinzwe n'igihe ushaka gushaka kubera amagambo, urubyiruko rwacitse, abatwiganye bose barashatse, njyewe se byacitse, uri gushaka ku muntu ngo urenze kugira ngo utwike amafoto ibiti, watembereye aha wagiye mu gihugu cyaha, ushakiye iwanyu byagutwara iki? Ariko ugashaka umuntu ukunze aho muri icyo gihugu cy'iwanyu ukavukira icyaro cy'iwanyu bigutwaye iki? Ariko ku muntu ukunze aho wajya hose yaba afite yaba adafite, nubwo yaba adafite ejo yagera, ariko ukajya ku muntu ukunze nawe muhuza. Apana wandi uzajya kuvuga urushyi, wavuga ati mwampaye uruhushya, urushyi ukarara hanze ukirirwa hanze. Ita ku muntu ukwitaho, uguhamagara kubaza se byagenze gute, umunsi wagenze gute, nubwo yaguha akagifti kikize sinatanga urugero, nubwo yacakara waraka akago ukumva ko yo abikwiye ku mutima aragukunze. Mwitinda ku bidafite umumaro, ntabwo ari uko abatabakunze bahari, ahubwo muri gushaka abatabakunda mwebwe kubera ibyo mukeneye, kubera ibyo wifuza. Niba ufite amaboko ukaba ufite amaguru ukaba ufite umutwe utekereza bya bintu by'ubukeneye, iga kubaho nawe wafuzinga kubikorera, ariko ubona urugo ruzima. Undi nawe arwana intambara ze, ariko ubona urugo ruzima. Inshuti yanjye, guhera uyu munsi nizere ko hari ibyo ugiye guhindura, nizere ko tugiye kumenya uko tuganiriza abana bacu. Ababyeyi mufosinga abana gukundana n'abatabakunda kubera ibyo namwe mukeneye kuri abo bantu bashaka gukunda. Amavisa n'ibiki stop, mubireke, kuko iyo barwanya urugamba ntumubwira ngo akugarukire, yavuga ati winsebye we gumaho n'abashaka kubita kumena umutwe ariko gumaho. Niza kera zarubatswe barakubitwaga ariko bakahaguma. Ababyeyi mwikora ikosa mwiruha abana, mwibaruha agahinda k'urubyiruko rwabo mwaroshye. Bagenzi babo barabibabwira bakumva bazinutswe ngo ubutuma abana badashaka. Mubigishe kujya aho bakwiye kujya. Ntuzakunde umuntu kubera ibintu, uzakunda umuntu kubera umutima wa kimuntu. Rero inshuti zanjye ibyo nabwira ni byinshi, ntabwo ari mwe mwanyuma mu biciyemo, nta nubwo ari mwe ba mbere, n'abato banyu baracyabicamo, ariko iyo ushishoje ugahanira urukundo ntabwo ubabara, sibyo? Ndazamera kandi avuga ngo amarira yo muri etaje si kimwe no muri nyakatsi, yose ni amarira. Rero inshuti zanjye bakunzi bakundwa, nizere ko ibyo bintu bigiye guhagarara, ahubwo dukwiye kubona ibyishimo byanyu by'ukuri, atari birangirira ku munsi w'ubukwe ibindi bikaba amarira. Imana ibashoboze. Gusenga Imana nibyo bya mbere kurusha uko wizera mu bitekerezo by'abandi bantu cyangwa tugaragiye. Egera Imana usenge, uyereke urugo wifuza, kandi ubugejeje igihe ukumva hari andi mahitamo ufite, ugerageze kujya ukoresha ayo mahitamo, ubuzima bwawe bugende neza. Rero inshuti zanjye, Imana ikomeze ibarinde, Imana ibiteho, inshuti zanjye, Imana ibiteho, ibayobora inzira ikwiriye kugira ngo mudakomeza kwita wenda ko mwebwe mubifite nk'uburangare, nyamara umwasi Satani agashaka kubyinjiriramo kugira ngo murebe idafite umumaro mubitindemo, ejo usange muguye mu byaha, mushaka kwihatiriza ahantu runaka bidakwiriye, mwikundisha ku batabakwiriye batari abanyabo, bigatuma ababyeyi bahorana impungenge n'amarira. Rero ndabashimiye cyane ko twabanye, ndabinginze mutubwire uko bimeze muri comment, ikindi dusharinge
dukomeze gukora sibyo, dukomeze gukora ntitugakunde kuba turi ahantu hamwe, usharinga inshuti zawe zumva iya video yagiriye akamaro, ikindi turi hano kugira ngo dusenyere umugozi umwe muri byinshi byiza bifite umumaro, kubera ko ikintu cyose impamvu nababwiye biriya byose, ni byiza wenda ko wakunda ku bintu bitandukanye, ariko urukundo igihe uzaba uri gukunda umuntu, urukundo ruvuna buri umwe wese ururimo, nta kota ivunika cyane kurusha iyindi, bisaba buri wese abe ari ku murongo, wumve ko atari ibyawe wenyine n'urumve ko atari ibyawe wenyine, buri wese avunike, buri wese atere intambwe, buri wese nyine yumve ko urukundo ari urwe ku giti cye, n'undi yumve ko ari urwe ku giti cye, akwiye kurwanya ishyaka rya mugenzi we, ntawe wabereyeho kuvunikira undi kugira ngo ubuzima bugende neza. Iyo babiri bafatanije ibintu byose bigenda neza, niyo mpamvu iyo umuntu muri kumwe ku kintu kimwe n'amagambo aturuka hirya nta kintu abatwara, aho bari bazi ko mugwira niho mukomerera, kandi Imana ikabashyigikira, ibindi byose iyo uri mu bushake bw'Imana udashaka inyungu zawe bwite, uba ufite urukundo nyakuri rw'Imana idusaba, ibintu byose biri ku murongo, nta kabuza Imana iragushyigikira. Rero babyeyi beza, nshuti nziza, urubyiruko rwacu turabakunda kandi tubifuriza ibyiza, twese hamwe muri rusange tubeho tunezerewe, kandi ndabasabye mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, duharanire kubahisha Imana, ndetse kandi ntuvuge ngo ibi ntibindeba, sinabyaye se, sindabyara se, ndacyari muri ambiyase se, ibintu byose, ikintu cyose cyakugirira akamaro kirakureba, kubera ko hari impamvu uba ukirebye, ikindi cya kabiri ejo uzagikenera cyangwa uzakinjiramo, cyangwa umwana wawe azakinjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mbere nubwo waba uri masera, ntabwo wabura umuvandimwe wawe wazabifashamo akakugira inama. Rero duharanire urukundo nyarukundo, kubera ko Imana yo mu ijuru byose irabishoboye kandi irabizi bizagenda neza. Imana yo mu ijuru ibahire, mwakoze cyane, ndabakunda, nakagaruka turi kumwe kandi ngiye kugerageza mbone kuko bigomba. Imana yo mu ijuru ibahezagire, ciao, mwibuke gukanda subscribe, bye, Imana ibahe imigisha, murakoze.